Ese kwiyubaha no kubaha abandi hari ubushobozi bundi bigufasha kwiyubakamo? Kwiyubaha no kubaha abandi nibyo by'ingenzi kugira ngo abantu bagirane imishyikirano myiza kandi ishishikaje. Ni agaciro k'ibanze karenga imipaka y'umuco n'amahame y'imibereho. Turebera hamwe akamaro ko kwiyubaha no kubaha abandi. Icya mbere, kwirinda guhatiriza mu gutanga inama keretse igihe uyigishijwe. Kwizera ubushobozi bwa buri muntu mu gukemura ibibazo bimureba. Irinde kuvogera imbibi no gusangira mu kibazo. Icya kabiri, gusohokerwa kw'amarangamutima yawe agira ingaruka ku itsinda ubarizwamo. Icya gatatu, kwitoza kwiyitaho no kwita ku marangamutima yawe. Kuba imimerere y'uko abantu bose batari ku rugero rumwe rwo kwihangana cyangwa se kwigenza mu gihe cy'amakimbirane. Icya kane, kwimika imigirire ishingiye ku ntego ya irinde kugira icyo uhungabanya. Aribyo bita mu rurimi rw'icyongereza do not harm. Kwirinda kwitaza inshingano. Ibiri kuba nanjye birandeba sinabirenza ingohe. Icya gatanu nicyo cya nyuma, gufungura amarembo yo gukinana n'abandi, ariko kandi ugashyiraho imbibi zikwiriye kugira ngo nanone hatagira ababyohokaho bakakurengera. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.